Padiri mukuru ndamushimiye ko amaye mwanya kandi akansaba ngo kugira ikindi nababwira kuko bitabagwa nabi. Mbanje kubaramutsa mwese muraho neza akuzwe. Nanjye nshimishijwe nuko nashoboye kuza kubasura. Naje ejo kandi nazanye n'abandi dufatanye ubutumwa, cyakora ko baraye batashye hakurya y'amazi. Maze iminsi ntegura n'urugendo rw'iminsi 2 rurimo cyane cyane kubareba, kubasura ko muri nk'abakristu mwese, kugira ngo dusangire ubutumwa, kugira ngo dusangire imigambi yabo, kugira ngo nanjye nubwo natuye hano ariko turafatanyije urwo rugendo rw'ubukristo. Nkaba rero nishimiye kuba nshoboye guturana namwe iki gitambo cy'Ukaristiya, mwebwe muri hano ariko no mu bindi byiciro no mu yindi mirimo y'ubutumwa nk'ibyo twaraye dukoze ejo, nabyo byose kugira ngo bifashe kugendana namwe muri uru rugendo rw'ubukirisitu bwo gutuma iparuwase yacu ya Nkombo ikomera, iparuwase ikomeye. Nagira ngo babwire, ndumva mu mutima hari nk'ibintu 2 numva nifuza kubasangiza kandi ku buryo bwihuse. Ndabona abenshi muri mwe muri bato, urubyiruko cyane cyane mwiganjemo abanyeshuri bo kuri iri shuri ryacu ryitiriwe Mutagatifu Petero, ariko n'abandi bana n'urubyiruko ndetse n'abakuru babo n'ababyeyi babo. Ndagira ngo mbashimire, banze mperaho ibyiza byinshi bikorwa muri iyi paruwase kugira ngo bifashe abato, abana n'urubyiruko. Turakomeza kandi dufatanyije. Iyo turebye icyo gice cy'abana n'urubyiruko hano ku Nkombo, buriya bangana iki ku ijana? Bafite umubare munini ku ijana, niko bigaragara, ko tubibona, niko n'imibare y'abayobozi ibitwereka. Ni imbaraga rero, urubyiruko, abana, imbaraga dufite zacu. Ndagira ngo rero mwebwe muri hano hari abaturuka hano, abavuga hano ku Nkombo, hari n'abandi badukunze baza ku Nkombo. Mwarakoze kuko harimo abanyeshuri baturutse ahandi mu zindi ntara, baza barenga
turere baza bagera bambuka n'amazi, abantu biga hakurya y'amazi. Ndagira ngo rero mwebwe mwese urubyiruko, abavuka hano n'abatahavuka, mbasabe rwose cyane rwose reka mbibutse abari bahari, twigeze kuza hano na guverineri wabanje uba haje undi. Ndibuka kimwe mu biganiro yababwiye, nanjye icyo gihe twaganiriye, twarabatinyuye tubabwira tuti, we natanze n'urugero yitangaho urugero, avuga uko yatangiye yiga amashuri mato, uko yatsinze ikizame cyo kujya kwiga amashuri makuru, uko yagiye azamuka akahura n'amahirwe igihugu cyashyize imbere y'abana bacyo. Ayo mahirwe akayafata akayabyaza umusaruro. Yarangije avuga ati, ubu ni guverineri w'igihugu nako w'intara y'Iburengerazuba, ati numva nishimiye gutanga umuganda ku gihugu cyabyaye kikampa amahirwe yo kubaho n'ayo kwiga. Yagira ngo rero nanjye nshatse nandika abana kuko ndabagutanga babyaye. Bana rero babwire, urabona uko ungana uku, umwana ndarufite n'indi ntabwo mubona se. Kuvuga iki? Ni ukuvuga hari ibyo maze kubona mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'isi, yewe no mu myemerere yacu, hari ibyo maze kubona. Icyo ngiye kubabwira rero icyo nabonye, ntabwo aricyo nasomye mu gitabo. Niba mushaka kandi murabishaka kuba abantu b'ingirakamaro, mwebwe ubwanyu mukigira akamaro, kandi mukayaba n'abantu bagira akamaro abandi, mukazahinduka ababyeyi bafitiye akamaro abo babyaye. Mu ijambo rimwe, niba mushaka kuzamuka mukaba abantu b'ingirakamaro, byose biri mu mutima wanyu, byose. Kuko ubuzima buduha amahirwe menshi. Hari amashuri n'ubwo utakwiga ngo ujye mu biro, ushobora kwiga gukora inkweto. Hari abagizi bakijwe no gukora inkweto. Ushobora kwiga, ntabwo ari uburobyi gusa. Uburobyi se buriya ko tungana uku n'aka kayaga kacu twakwigwamo? Keka ko uburobyi buzaduha amaciro ni ukureba hafi. Ubu tugiye twese tugakikiza kiriya kiyaga, nta nubwo cyabona aho gikomeye. Ntanswe ko twajya no gushaka kurobamo. Ntabwo rero future yanyu, avenir yanyu, mwebwe urubyiruko, ndagira ngo murebe hano, ufite hano, ufite umutwe, ufungure umutwe wawe, urebe na hano hari iki? Umutima. Ufungure umutima wawe kugira ngo mubashe kwakira amahirwe ubuzima bubaha, igihugu kibaha, kugira ngo muzabe abantu b'ingirakamaro, abantu bakomeye. Byose ni mwebwe
uzabigera. Dutangire rero hano aha muri paruwasi dufite amahirwe yabyaza umusaruro. Ufite paruwasi buriya ni irerero ry'ibintu byinshi cyane. Ni irerero ry'ibyiza byinshi. Ufite amashuri, ufite ibindi bikorwa byinshi by'abayobozi babafasha. Ibyo byose bibafashe gukura neza, gukura mufite. Ntabwo navuze ko byose rimwe bizaturukaho, nuko byose bituruka ku umutima wanyu. Rwose ndabasaba ngo uburere, kandi byose biva mu iterambere. Uburere ababyeyi babaha, uburere ababarera babaha, uburere bwose mubona bibareme n'umutima wo gukomera ku byiza. Icyo nabifuriza mbere na mbere mwebwe abana, urubyiruko. Ejo mu nama twakoze kuyobora paruwasi, namwe twarabavuze cyane, ndetse turifuza gukomeza kubashakishiriza, kubahiribikanira, kugira ngo hatagira umwana hano ku Nkombo ubura amahirwe yo kubaho, ngo abe umwana uzenguruka mu cyaro gusa adafite gahunda. Ahubwo hano ku Nkombo amaherezo Imana nibidushoboza tuzanabazanira abantu bavuka hano ku Nkombo, bagiye mu bundi buzima, ababa mu mahanga kandi bafite n'ubuzima bubaha amahirwe menshi. Baze baganirize, babereke ko umuntu ava ku Nkombo akazamuka. Mwebwe mfite amahirwe hano muri ishuri, mwana tweretse ko bukomeye, ufite ubwenge, ukora moto. Ese murakiri murakora? Uracyari kuri moto gusa, wenda buriho muratekereza n'ibindi. Tera imbere. Ndabifuriza rwose urubyiruko, abana, gukomera muri ubu buryo. Ikindi numva nababwira cya kabiri ni ibyerekeranye n'umuryango. Turi mu mwaka w'umuryango, uyu mwaka w'idiyoseze yacu. Umuryango aho tuvuka, aho turererwa, aho dukura ubuzima bwose, imico myiza yose. Ubu twahagurukiye ubutumwa bwo kuvugurura umuryango, twarabuhagurukiye. Uyu mwaka twawuhariye umuryango. Iyo tuvuga umuryango bivuga gutangira tukiri bato. Dore haguruka mwana haguruka ahangaha, haguruka hano bakurebe. Dore uyu mwana ubu ngubu, uyu mwana muramubona sibyo? Kugira ngo uzamutoze kuba umumama mwiza, uzamutoza ryari? Uzatangira ryari? Mumbwire, uzatangira ryari? Iyo abonye fiyanse se azaba agifite amatwi yumva? Wabonye fiyanse abateze amatwi fiyanse gusa, ahubwo ushaka ko azaba umumama mwiza, utangira angana, ukamutoza imico myiza, ukamutoza gukora uturimo, ukamutoza kubaha, ukamutoza kubakira agasaza ke, ukamutoza gukorana n'abandi, kugira ngo akure, agende akura, akuze ingeso nziza zizamufasha kuba umumama mwiza. Rero Imana kimwe n'abandi bana bose, tubwira
bagenda bicaye. Gutangira iyo tuvuga umuryango ntabwo ari abashakanye gusa, ahubwo ni ugutangira kuri bene turiya no kuri bene abangaba bafite imyaka y'ubwangavu 15 bageze no mu kigero cyo kurushaho kwiga neza ibyerekeranye n'indangagaciro zizatuma abo umupapa mwiza abo umumama mwiza, tukabaherekeza kugera bashyingiwe. Kwishyingira birazira, kwishyingira kirazira, kirazira kikaziririzwa. Ubwo simvuze rero namwe murabyumva, simvuze na bya bindi byitwa kubyara iwabo, ntabwo bibaho. Ubundi no mu muco w'u Rwanda kirazira, nta mukobwa ubyara iwabo. Umukobwa abonana n'umugabo agiye kubyara, amaze kumushaka, bamaze no kumukwa. Ibindi byose ntabwo bibaho, ntabwo byemewe, si byo. Niyo mpamvu mugomba kubyirinda. Baragize gushyingirwa, tugakomeza kubafasha kugira ngo imiryango yashyingiwe ikomeze idahinduka. Iyo ni gahunda dufite kandi dukomeye muri paruwasi. Iyi paruwasi nayo itange n'urugero rwiza kandi rukomeye. Ndangije rero nongera kubifuriza, nongera gushimira abasaserdoti banyu, Padiri Fideli, Padiri Theogene na Padiri Silas Waba, ariko akaba akora no mu butumwa bwa paruwasi. Ndashimira ababikira bacu, ntabwo tuzahora kubashimira no kubashimira. Ababikira baje badusanga, baje badukunze kugira ngo badufashe kwamamaza inkuru nziza hano mu Rwanda. Naraye ngiye kubasura, nganira nabo, ariko uzi ibintu batekereza ku mutima, uzi ibintu bafite ya hano mu Rwanda, uzi ibyifuzo byiza bafite, uza kuzigisha babavugira kugira kandi imbaraga zabo, baravuga ati imbaraga zacu zose zo kwiga Imana turashaka kuzigera mu Rwanda kugira ngo inkombo ibe neza kandi inyure Imana. Ndabifuza rero mwese imbaraga z'umutima, imbaraga z'umubiri, ndabifuza ubuzima bwiza, ndabifuza gukomeza gufatanya muri iki gihe cya sinode yo kugendera hamwe kugira ngo paruwasi yanyu ikomeye. Murakoze, muragahorana Imana. Murakoze cyane ku buyobozi bukomeye buhaye, ni ukuri rwose niba mwazumvise kandi niba mwazemeye, nizere rwose ko mutazahunga. Musigire iwacu rero mwaje kudusura urugendo rwa gitumwa, muzava aha ngaha wenda se mugera Sano, mujye n'ahandi, kandi ngira ngo rwose ahantu mutuye turahazi nk'abapadiri kagana no ku nkombe, nimugera munsi y'urugo ngiye kuvuga muri hanga rero mu munota umwe wasanga abakristo bacu baba bafite akantu k'Imana kangana kose. Turashyiraho indirimbo n'agaseke, haba muri kiriya lisansi imwe n'ugira Sano muzayibera. Murakoze kwitwemerera, natwe murakoze kwidufasha.